Reka nongere mbasubize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Tugeze muri wa mwanya mwiza rero, wa mwanya twigiramo ibyanditswe byera mu ishuri ryo ku Isabato. Tugeze mu cyigisho cya 5 cy'iki gitabo. Twibukiranye ko insanganyamatsiko igihembwe cyose iravuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Mu makiro turacyari mu Bafilipi n'Abakolosayi. Uretse ko nubwo tujya mu Bafilipi n'Abakolosayi biragira natwe bikatugeraho, kubera ko ubutumwa bari bakeneye kumva nibwo natwe dukeneye kumva uyu munsi wa none. Ikigisho rero tugezeho ni ikigisho cya 5 nkuko twagitangiye ejo hashize, kivuga ngo kumurika nk'amatara ya nijoro. Kumurika nk'amatara ya nijoro. Twari twarangije ikigisho cya 4 turangiriza aho Paulo yabwiraga Abafilipi ko bagomba kurwanya amacakubiri yari abarimo, ko bagomba gusaba umwuka agahindura imitima yabo, agashyiramo umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Wa mutima twabonye Kristo ngo yisize ubusa akamanuka akaza gupfira ku musaraba, ndetse ariko ngo agasiga ubumana akaza gahinduka nk'umugaragu, afata kamero k'umugaragu. Ubushize twize ukuntu imbata zafatwaga, rero Kristo nawe ngo yaraje afata kamero k'imbata, kandi noneho rero yabarijwe hano muri isi ngo twabibonye kugeza igihe apfiriye, apfa urupfu rubi rwo ku musaraba, apfa nk'abagome kugira ngo adushyikire, kugira ngo atwunge nijoro. Rero Paulo yabwiraga Abafilipi ko bagomba kwigana Yesu Kristo, bakagira umutima nk'uwari muri we, kugira ngo bashobore gushyira hamwe bakore umurimo bari barahamagariwe, umurimo w'Imana. Tubuke ko Yesu ijya kugenda yabwiye abigishwa be ko bagomba gukora umurimo, ariko kandi bakazabwira n'abandi bose bakazajya bizera, bakakira umwami Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, nabo bakabwira n'abandi, ubutumwa bukagera ku isi yose. Noneho Kristo akagaruka, aho yari amasezerano yabigishwa na Paulo n'ibyo yagendaga ari kwigisha abandi. Noneho rero abwira Abafilipi ko bagomba kwambara cyangwa bakagira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Rero ntakabuza umaze kwambara umutima wari muri Kristo Yesu ushobora kumurikira abatuye isi, birumvikana, kubera ko ingeso zawe ntabwo ziba zigisa n'iz'abandi. Ingingo rero y'uyu munsi iravuga ngo dusohoze iby'Imana ikorera muri twe. Muri make, iyo tumaze kugira umutima mushya, wa mutima wari muri Kristo Yesu, dushobora gusohoza noneho iby'Imana ikorera muri twe, kubera ko ubwo Yesu Kristo barinjiye muri twebwe, turi muri we nawe ari muri twebwe, akatubasha noneho gushobora gukora iby'Imana ikorera muri twe. Muri make Imana ikabikorera muri twebwe, noneho abatubonye bakumva ko ariko turi kubikora, ariko ari Imana ari gukorera muri twebwe, kubera ubushobozi bwa Yesu Kristo uba uri muri twebwe. Reka rero mbere yo kugira ngo dukomeze tubanze dusenge. Data uri mu ijuru, Mana ishobora byose, murengezi w'ubugingo bwacu, twongeye kugaruka kugira ngo twigishwe nawe. Data mwiza, dukuremo imitima mibi ishobora kuba muri twebwe. Data wera, dushyire mu mutima ngo ari muri Kristo Yesu, kugira ngo dushobore gukora uyu murimo. Kandi Data mwiza, Kristo ari hafi kugaruka bidatinze, nuko ariko twamutindije. Ariko Data wera, ndakwinginze uduhe imbaraga, uduhe ubwenge, uduhe gucunguza ubwete, Data wera, kugira ngo nagaruka asenge twariteguye. Aho rero reka byose bye kuko dushaka, ahubwo bibe uko ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Dusubire mu isomo baduhaye igihe cyo kwibukwa. Isomo riboneka mu Bafilipi igice cya 2 ku murongo wa 14 na 15. Tuzakomeza kugenda turibona kugeza igihe tuzarangiriza iki cyumweru. Riravuga ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanye impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya mabimana, batagira inenge hagati y'abigihe kigoramye cy'ubugoryi, aho mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Muri make niyo twaramaze kwakira wa mutima wari muri Kristo Yesu, akaba ariyo dufite. Ubwo rero tugomba gukora byose tutitotomba, tutagishanye impaka, kugira ngo hatagira utubonamo umugayo, babandi bo mu isi, babandi batazi Uwiteka, babandi batazi Yesu, babandi batazi gutandukanya ikibi n'icyiza, kugira ngo nibatubona be kutubonaho umugayo cyangwa uburyarya, mbese twe kwishushanya, noneho ngo tube nk'abana b'Imana
ngo batagira inenge hagati yawo, hagati ngo yaba iki gihe ngo kigoramye icy'ubugoryi ngo abo tubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Muri make tuboneka nk'amatabaza, twabyemera tutabyemera, tubizi tutabizi, tuboneka nk'amatabaza mu isi. Ikibazo mbese muri kane. Reka turebe urugero. Hari nk'ahantu ushobora kujya, wajya noneho ukahuriraho n'abandi muziranye, cyangwa noneho no mu kazi babicaye bari kuvuga ibintu, nawe wahicara bagahita baceceka bakavuga ati nakaraje. Ndatekereza ko byagiye bibabaho. Cyangwa noneho rero babagiye nk'ahantu abagore ati noneho tujyane, ubwo nabakorege mu kazi ukifuza kugira ngo mugendane, bakavuga ati oya wowe ntudukurikire, tugiye mu byacu, nta kibazo rwose, ntudukurikire, wowe ntabwo ibyo tugiyemo ntabwo ari ibyawe. Babona ko mudasa uko byagenda kose. Cyangwa noneho bakavuga ijambo, bamara kuvuga ijambo bakavuga ngo ego twibagiye ngo twavuze ijambo kandi nakahari. Utwo tuntu twose ni utuntu twavuga ngo duto duto, ariko ni ibintu binini, ni ibintu bidutandukanya nabo tudasa n'uwo birumvikana nabo muri iyi isi icuze umwijima. Rero ngo tugomba kwitwararika kugira ngo babandi batubona ko tudasa nabo, ejo batatubona dusa nabo ugasanga turi kumwara. Noneho rero kandi twaragombaga kubabwira Yesu Kristo twamenye, twaragombaga kubabwira umucyo twabonye natwe kandi twumvise, tukawagezaho nabo bakamenya Yesu Kristo, bakamenya ubutumwa bwiza. Rero byabibabaje hagati yacu, tugira kwitotombana, tugira kugishanya impaka, batubonaho byanze bikunze rero umugayo cyangwa uburyarya. Nkuko bari Abafilipi Pawulo yabibabwiye, natwe uyu munsi wa none turabibwirwa. Turebye ibyabereye mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 ku murongo wa 13 kugeza kwa 15, tuhasanga igitekerezo cya Pawulo ariho Pawulo na Timoteyo bajya gukora umurimo i Filipi. Twibuke ko twarabibonye ubushize, Pawulo ngo nijoro yabonye umugabo mu nzozi, aramubwira ati tabara ngo dutabare i Makedoniya. Pawulo rero bwakeye mu gitondo agenda, noneho ngo bajya i Filipi. Filipi ni igice kimwe cy'i Makedoniya. Bageze rero twabonye ko ngo bagezeyo umunsi umwe hari mu gitondo cyo kwisabato, noneho baragenda bajya hafi y'umugezi gushaka ahantu basengera, ngo basanga abagore bahicaye, ariko ngo hari harimo noneho umugore umwe w'umucuruzi wacuruzaga imyenda ngo y'umuhemba witwaga Lidiya. Noneho abonye abo bagabo baramwegera, bababwira ibyanditswe byera, bababwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uwo mugore Lidiya yakira umwami Yesu nk'umukiza ndetse n'umwami w'ubugingo bwe. Noneho rero amaze kumwakira arabwira ati noneho rero nta kindi gisigaye, mumbatize. Baramubatiza, bamubatiza n'umuryango we. Noneho rero arababwira ati kugira ngo menye ko umwami anyishimiye, menye ko nakiwe Yesu Kristo, niba mbagiriyeho umugisha, muze tujyane iwanjye. Abajyana iwe, arabagaburira, muri make arabacumbikira. Icyo ni icyabereye kimwe. Muri make Lidiya yamaze kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, anarakora, acumbikira abakozi b'Imana, bamarana igihe bari kwiga ijambo ry'Imana kandi abagaburira. Ikindi gitekerezo cyabaye noneho rero n'ubundi ni Pawulo na Sila bari mu murimo. Twibuke ni cyagihe wa mukobwa bakurikiraga asakuza cyane ngo abantu b'Imana, ngo b'Imana ishobora byose, ngo ibyo bavuga byose ngo ni iby'ukuri. Noneho twabonye ko uwo mukobwa Pawulo yahindukiye akabwira dayimoni umurimo ngo namuvemo. Dayimoni yamara kumuvamo, bene uwo mukobwa cyangwa abari baramutereje kugira ngo akorere amafaranga baramushyirishizemo ibyo bidayimoni, bararakara. Pawulo noneho baramufata, we na Sila bashyira mu nzu y'imbohe. Twabonye noneho ko igikorwa cyabaye gikomeye cyane, igitangaza cyabaye gikomeye cyane. Pawulo muri gereza yigishije, umurinzi w'inzu y'imbohe akihana, ndetse n'abo mu rugo rwe bose bakihana, bakabatizwa bakakira umwami Yesu. Muri make bamaze kubona ibitangaza bibaye bikorewe muri Pawulo wari warakiriye Yesu Kristo. Noneho
n'uwo murinzi nawe yakira Yesu Kristo, ariko amaze kumwakira yifuza ko n'umuryango we wamwakira, kandi noneho barangije bagirira neza abo bagabo, babaha amazi yo koga, barabagaburira. Izina ry'Imana twavuga ngo rihabwe icyubahiro. Aha rero bishatse kuvuga iki? Dusohoza iby'Imana ikorera muri twe. Uyu Pawulo ibintu yakoraga cyangwa yasohozaga ni iby'Imana yakoreraga muri we, ndetse n'abamaraga kwakira ubutumwa bakagira icyo bakora ni iby'Imana yakoraga muri bo, kubera babaga bamaze kugira gute kwiyakira cyangwa kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo. Muri make umuntu yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we ubugingo bwe, biragaragara n'ibikorwa bye biragaragara, arahinduka. Nubwo wenda batabona ko yahindutse, ariko abandi babona ko yahindutse. Yego impinduka ntabwo ziziraho ngo umuntu ahinduke, ariko noneho umuntu agenda ahinduka rwose babona ko yahindutse, ko yakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza ubugingo bwe. Reka turebe isomo riboneka mu Bafilipi igice cya 2 ku murongo wa 12 n'uwa 13, twumve icyo Pawulo ashaka kuvuga. Ngo nuko abo nkunda, nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi, kuko Imana iri batera gukunda no gukora ibyo yishimira. Amen. Ahangaha ngo ni Imana ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Ariko noneho ahangaha Pawulo yababwiye ko bajyaga bumvira igihe ahari ndetse n'igihe adahari. Noneho arababwira ati rero uko mwajyaga mubikora, ariko n'ubundi musohoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda imishyitsi. Ahangaha rero gutinya cyangwa bahinda imishyitsi ntabwo ari ukuvuga ko bagombye gutinya gukorera Uwiteka, batinya bahinda imishyitsi bavuga ngo nitamukorera turapfuye. Imana ntabwo ari umugome, ntabwo igamije kwica abana bayo, ntabwo igamije kubatera ubwoba. Oya, ahubwo Pawulo hashatse kuvuga iki? Pawulo ahangaha ashaka kugira ngo bamenye ko agakiza kabo no gukora, muri make kwizera no gukora bidatandukanye, bihuye. Niba bamaze kumenya Kristo, babishyire no mu bikorwa, babyerekane. Natwe umunsi wa none rero nitwamaze kumenya Kristo, tukamara kumenya ibyo twiga uyu munsi ndetse n'ejo hashize n'ejo hazaza, twagombye kubishyira mu bikorwa. Uko niko gusohoza agakiza kacu dutinya kandi duhinda imishyitsi, ngo kuko Imana ari dutera gukunda ndetse no gukora ibyo yishimira. Muri iyo mirongo yombi rero Pawulo ntabwo avuga ubutumwa bwiza butandukanye n'ubwabaga mu Baroma ndetse no mu zindi nzandiko. Oya, ubutumwa bwiza bwose Pawulo yabwiye Abafilipi nta kimwe n'ubwo yabwirije ahandi hose. Muri make rero dushobora kwiringira tudashidikanya ko ubutumwa bwe buhuje n'ubutumwa bwiza bwo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Muri make dutsindishirizwa kubwo kwizera. Ni ingenzi rero guha agaciro ibyo Bibiliya ivuga ku ngingo iba yatanze, cyane cyane ku ngingo ijyanye n'agakiza ishobora kumvikana mu buryo butari bwo. Muri make twaherewe ubuntu, agakiza twagaherewe ubuntu, ariko noneho rero nubwo twagaherewe ubuntu, dutsindishirizwa kubwo kwizera. Kubera ko twebwe kwizera kwacu ntako Kristo niwe kwizera kwacu, niyo rudutsindishiriza, dutsindishizwa no kubwo kumwizera. Hari amasomo menshi rero hano atwereka ko agakiza twagaherewe ubuntu, ni impano y'Imana twayihawe, ntacyo dutanze. Ariko ntitubyumve ko nubwo ntacyo twatanze, ariko Imana yo yari ifite icyo yatanze. Yatanze ikintu gifite agaciro gakomeye cyane, yatanze Yesu Kristo umwana w'ikinege. Ariko twebwe aka gakiza twagaherewe ubuntu, ndetse noneho no kwizera ubwako nayo n'indi mpano dushikarizwa kugira binyuze mu murimo wa Mwuka Wera. Muri make Mwuka Wera niwe utubashisha kugira ngo tugire kwizera, kubera ko twamuhawe nk'umufasha, kandi umufasha muri byose muri uru rugendo. Imana rongera kuturema bundi bushya mu bya mwuka, kubera ko turi muri iyi si dukora ibyo bwije nuko bukeye, ariko tugarutse irongera ikaturema bundi bushya mu bya mwuka, maze rero na Mwuka akatubashisha gukora imirimo myiza. Imirimo ya Mwuka rero ikorerwa muri twe, byanze bikunze idushoboza guhitamo icyo ukuri, ikingirakamaro, noneho tukagira amahitamo meza. Muri make dushoboza kugira amahitamo meza. Niyo mpamvu
dukora iby'Imana yishimira kudukorera dutinya, duhinda umushyitsi, twabibonye ngo dutinya duhinda umushyitsi, twizera kandi dukora. Ahangaha turabazwa ngo mbese gukora dutinya kandi duhinda umushyitsi bishatse kuvuga ko tugomba gutinya urubanza rw'Imana mu ntege nke zacu zo kumvira. Muri make twagombye kumvira ariko dutinya urubanza rw'Imana. Muri make ibyo dukora byose tukabikora ari uko turi gutinya, kubera ko nk'uko namaze kubivuga, Imana ni nyamwaga, Imana se ntidukunda, ntitwifuriza ibyiza. Ni ugutinya muri ubwo buryo? Oya, twabonye ko ari ugutinya muri make ni ugushyira agakiza kacu mu bikorwa. Mu yandi magambo rero, ngo iyi nteruro ivuga ko dukora iby'Imana yishimira kudukoreramo dutinya duhinda imishyitsi, igaragaza ko tuba twumva ko Imana iri hafi yacu, ntabwo iri kure yacu, iduhozaho ijisho, kandi noneho tukanumva ko ari ngombwa ko tuyumvira. Tugomba kumva byanze bikunze ko ari ngombwa ko tuyumvira. Some iri somo ryo muri Zaburi igice cya 2 ku murongo wa 11, twumve icyo hatubwira. Ngo mukorere Uwiteka mutinya, munezerewe, muhinda imishyitsi. Ni ukumukorera tuzi ko ari hafi yacu, n'Uwiteka utwumva, n'Uwiteka muri make tugomba, kubera ko niwe Mana yacu, tugomba kumukora kandi tugomba kumwumvira, kubera ko niyo Mana yonyine, niyo Mana muremyi wacu, niyo Mana idushoborera byose, niyo Mana kandi ifite ubugingo bwacu mu biganza byayo, kandi niyo Mana yifuza kugira ngo tuzabane nayo ubuziraherezo, dufite twambaye indi mibiri mishya itazapfa cyangwa itazagira ikindi kibazo icyo ari cyo cyose. Mbese waba urigeze wumva ko Kristo akora muri wowe? Hari igihe wigeze wumva mu buzima bwawe bwose ukumva ko nibura wenda Kristo akorera muri wowe? Byaba ari byiza. Mbese ni mu buhe buryo kamere yawe y'ubunyacyaha irwanya iby'Imana ikorera muri wowe? Ni mu buhe buryo? Birashoboka turi muri iyi si, hari igihe kamere rwose irwanya iby'Imana iza, none ni mu buhe buryo iyo kamere ikorera muri wowe? None se ni mu buhe buryo wayirwanya? Ni mu ijambo ry'Imana, ni uko ijambo ry'Imana ni ugusenga, tugasaba Mwuka Wera akaza akabana natwe kugira ngo yirukane iyo myuka mibi, yirukane iyo kamere ituma tudashaka gukurikiza iby'Umwami wacu. Nta yindi mbaraga yabidushoboza, ni imbaraga ya Mwuka Wera. Reka rero Uwiteka ngirire neza, nawe Uwiteka kugirire neza, duhore turi maso, iby'Imana ishaka gukora muri twebwe tubyemere koko, tubyakire kandi ntitubikoreshe, ikorere muri twebwe, kugira ngo abatubonye bamenye ko dufite Yesu, bamenye ko tudasa nabo. Data wera, Mana ishobora byose, wakoze wabanye natwe, ni ukuri umukozi w'umuhanga, twishe uko bwije n'uko bukeye. Data ndakwinginze kugira ngo ibyo twigisha giye kujya bisigara aho twabyigiye, bitugirira akamaro, niyo ryaba ari ijambo rimwe gusa. Data wera, bidukizanye n'abakunzi b'umusaraba aho bari bose bumvira ijambo. Urakoze kugize neza rero Data wera, icyoro kibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.